ibyo nibyo bidutera imbaraga muri cya gihe cyo gucika intege, muri cya gihe cyo gusubira inyuma, hahandi Imana numva ngiye kubivamo neza, hahandi uba ugeze ku buce. Iyo wibutse aho Imana yagukuye, ukibuka imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, bigutera imbaraga n'ibyiringiro, ugasunika ujya mbere. Rero ihangane, wicogora uyu munsi, ahari bizasohora ejo. Wicogora iki cyumweru, ahari bizasohora mu cyumweru gitaha. Ihangane, komera, subira mu bitabo bya mbere, bya bindi byamaze kuzura amasezerano y'iby'Imana yasohoje. Genda ubishake hahandi wabishyize. Bishobora kuba biri muri mari, munsi y'ibintu byinshi warabibitse, uvuga ngo ibi ni ibihamya by'uko Imana yandinze, by'uko yandengeye. Subira muri bya bitabo, muri bya bihamya by'iminsi ya kera, wongera ubumbure za shapitire za mbere, utazi kwambara inkweto, utazi kuziga ugasoza, none dore warambaye, wakoze na graduation, utazi ko uzitwa umugabo cyangwa uzitwa umugore, none uba ufite abakwita mama, abakwita papa. Sohora, genda, subirayo, ugende utore bya bitabo by'imirimo, by'ibihamya wabanyemo n'Imana, hanyuma ubisome. Uravamo ubonye imbaraga zituma n'ejo uzakomera, ugashikama, ugategereza Imana, n'ejo bundi umwaka ugashira n'undi ukaza. Kuko ushobora gushakira Imana mu mirongo ya Bibiliya ntuyibone, ariko ni gake washakira Imana mu bihe bigoye yanyuranyemo nawe ngo yibure. Ni gake. Tujye dusubirayo, dusubire muri bya bihe bya kera byatambutse, tuzajya dusangayo imbaraga z'Imana. Ubwo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari Data wabivuze bizoshika. Ni umugabo w'umunyakuri, n'ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara, kandi iyo yugaye, niyo yaba umunyembaraga cyangwa se umunyamaboko, ntashobora gukingura ngo abibashe. Aha ni Imana yakinze. Rero wowe uzi ko wavuganye n'Imana, ni inyangamugayo pe. Kuva na kera hose, uhereye mu gihe cya Aburahamu, yaramusezeranije, imusezeranya umwana, umudamu wari mu zabukuru, kandi koko na Aburahamu yari yihebye. Kuko marayika amusura akamubwira ko azabyara umwana, umugore we yaracuze. Aburahamu yanze kwihangana no kwifata, aramubaza ati bishoboka bite ko Sara yabyara kandi atakigira mu gihe cy'imihango, yararangije gucura? Ariko ukuntu imvugo y'Imana ari ihame, ukuntu Imana ari inyangamugayo. Nyuma yaho yarabyaye, yarasamye, aratwita, ajya ku bise nk'abandi, arabyara, arakikira, aronsa. Uhereye rero muri icyo gihe cy'abasokuru bacu b'Aburahamu, Imana nta muntu n'umwe irahemukira, ntawe yigeze ivugana nawe ngo yivuguruze. Abo mu isi badusezeranya byinshi, ariko ubunyangamugayo bwo kuzasohoza ibyo badusezeranije bikabananira. Hari n'ab'iminsi itenguha, bakarwara bagapfa batabikoze, ariko Imana ntirwara, Imana ntipfa, Imana hari n'ababidusezeranya bari mu ntebe runaka, manda zabo zikarangira, ariko Imana ntawayitoye, nta n'uwayamamaje, yisanzeho, izahoraho, mbese manda yayo ntishira. Rero humura, as long as you live, Imana izabisohoza. Ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari Data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara.
ubwari data, ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizoshika. Oh, ubwari data, ubwari data wabivuze, ubwari data wabivuze bizoshika. Wumva wacogoye, mu gihe wumva wasubiye inyuma, ujye usubira muri bya bitabo by'amasezerano Uwiteka Imana yasohoje, kuko ibyo yatubwiye byose ntabwo tubitegereje, hari ibyabanjije byasohoye. Ujye usubira muri icyo gihe, ugende ufate biriya bitabo ubisome, wibuke ukuntu warwaye Uwiteka akagukiza, wibuke ukuntu muri Covid wari uri mu bari mu kato Uwiteka akagukiza, wibuke inzara wahuye nazo, wibuke ibihombo wagiye uhura nabyo Uwiteka akongera akagutera inkunga, ukongera ugahaguruka akaguha igishoro ugakora. Wibuke ukuntu wakoze agisida ukamera nk'uwapfuye ukabona byarangiye, marayika w'Uwiteka akaza akagukoraho, abaganga bakakuvura, Uwiteka nawe akakuvura, inyama zikongera zigasubirana, ukongera ukaba umuntu. Ujye usubira mu bihe byashize, ubumbure ibitabo by'amasezerano Uwiteka Imana yasubije, usome shapitire zigize ibyo bitabo, wibuke iyo mirimo Uwiteka Imana yakoze. Kuko niba hari ikintu kibi umwanzi adukorera, ni ukutwibagiza aho twavuye, ni ukutwibagiza imirimo ikomeye Uwiteka yakoze mu buzima bwacu. Ibyo bintu bitwambura imbaraga. Ese ujya wibuka ku munsi mubi usenga ugasezeranya Uwiteka ibintu biremereye, ukamubwira ibintu uzakora? Hari ibintu byinshi watuye n'akanwa kawe, ubwira Uwiteka ngo nukora ibi, nunkura aha, nunkiza indwara, nugendana nanjye. Hari ibintu byinshi wamubwiye, ariko yamaze kubikora birangirira hahandi, yamaze kubisubiza birangirira hahandi, yamaze kugutabara no kukurengera birangirira kuri wa munsi. Dusubire mu bitabo by'imirimo Uwiteka Imana yakoze, twongere tubumbure ziriya shapitire zose, dusome, twibuke ukuntu yatugaburiye, twarishwe n'inzara, twarahombanye, twibuke ukuntu yatwambitse, tujya mu birori ari uko tuvuye gutira imyenda. Twibuke Uwiteka ukuntu yaturengeye, akadushakira abaterankunga, akadushyira mu mashuri tukiga, na za graduation tukazikora. Twibuke imirimo y'Imana. Wibuke ukuntu muri famiye yanyu nta bantu bajyaga bakora mariage. Wibuke ukuntu bose babyariraga iwanyu, babyariraga imuhira, nta muntu n'umwe wubaka urugo biciye mu nzira nziza ngo ajye mu mategeko, ajye mu rusengero. Wibuke ahantu wavuganiye n'Uwiteka akakubwira ngo wowe izo karanda zikuyeho, akakubwira ngo azakubakira. Uyu munsi ukaba ufite abana, ufite n'abuzukuru. Wibuke iyo mirimo yose y'Uwiteka, wibuke iyo mirimo Uwiteka Imana yakoze. None ucitse intege, ubuze imbaraga, ubuze ibyiringiro, uciwe intege n'ibyo atarakora, uciwe intege n'ibyo utegereje ko agusubiza. Twibuke, tubumbure ibyo bitabo, dore byatoye uruhumbu, ibitabo by'amasezerano menshi Uwiteka Imana yasohoje ku buzima bwacu. Ntabwo dushaka kubibumbura ngo twigishe ab'iki gihe, tubabwire iyo mirimo ikomeye Uwiteka Imana yakoze, tubabwire ibyo bintu byose Uwiteka Imana yagiye adutambutsa. Ni shapitire nyinshi ndazireba, ni impapuro nyinshi cyane. Ibitabo bigerekeranye ari byinshi by'imirimo Uwiteka Imana yakoze, ariko twaragiye turabibika. Bimwe byarashaje, bimwe byuzuye ivumbi, bimwe twabitaye aha. Tugende tubikureyo, tubibwire abana bacu, tubibumburire mu ngo zacu, tubisomere abana bacu, tubabwire imirimo y'Uwiteka.
kuko nicyo Uwiteka Imana yabikoreye, kwari ukugira ngo tutazibagirwa iyo mirimo. Erega iyo tuganiriye mu nzira, umukristo na mwizerwa bari mu rugendo, hari aho bageze bacika intege, ariko icyabakomeje nta kindi, ni uko baraganira bibuka imirimo Uwiteka Imana yakoze, bibuka ibihe bikomeye, bibuka batangira urugendo, bibuka ibigeragezo byinshi bagiye banyuramo, ariko Uwiteka Imana ikabarengera. Natwe mu bihe nk'ibi, aho tubona ibihe bigoye, aho tubona abantu benshi baguye, aho tubona abantu benshi basubiye inyuma, mu bihe nk'ibi nta yindi ntwaro dufite, ni ukubumbura ibitabo tugasubira mu mateka y'ubuzima twagendanyemo n'Imana, tukabyibuka, tukabiganira, tukabihimbamo indirimbo, tukabivugamo ibisigo, tukabibwira abana bakabimenya, bakamenya ko kuba uyu munsi tubagaburira 3 ku munsi atari ko byahoze, kuba uyu munsi bajya ku ishuri bagiye mu school van atari ko twe twize, tukababwira ko iyo ari imigisha yuko abasokuruza bacu bitwaye neza, babanye n'Imana neza, ndetse tukabigisha ko kuba imbere y'Imana, gutindana n'Imana, kunywera kuri iyi soko y'agakiza yo kuba mu bihe bizima biramya kandi bigahimbaza Imana, tukabibutsa ko ariyo password y'ubuzima. Ubwenge bw'Imana si nk'ubw'abantu, imigambi ya Satani izatsindwa, birashoboka tukamusenge, iyo abivuze izabikora. Imana yacu yabanye natwe, yaraturinze mu bikomeye, birashoboka tukamusenge, iyo abivuze izabikora. Imana yacu yabanye natwe, yaraturinze mu bikomeye. Yorodani, yewe Yorodani, hahirwa abaza kwambuka, bazambikwa amakamba yo kunesha, kandi bazabana n'Imana. Yorodani, yewe Yorodani, hahirwa abazakwambuka, bazambikwa amakamba yo kunesha, kandi bazabana n'Imana. aho kugira ngo iguhombe yaguhombya ikanaguhonda kugira ngo ironke ubugingo bwawe. Amen. Ubuzima buramya Imana TV. Ubu tuvugana mpagaze hafi neza y'amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu, Banyakarongi, ndetse namwe mutembera muvuye mu nce zitandukanye muza muri uyu mujyi wa Kibuye. Ese waba ukeneye keke nziza, iza anniversary, iz'ubukwe, iza blood shower, cyangwa se ukaba uzikeneye bigutunguye, hamagara Joshua Bakers, arazihorana. Ku bindi bisobanuro hamagara 078 7 432 Joshua Bakers, we are always here for you. Turabasuhuje kandi tubifurije ibihe byiza, mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro by'ubuzima buramya Imana TV. Twishimiye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho muri kudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu ndetse n'abari muri diaspora. Mwese tubaha ikaze kuri uyu munsi. Nge ndi Samuel Iradukunda, nk'uko mubibona kuri kamera dufite umutumirwa, tuguha ikaze. Yego, murakoze cyane Sam. Ngira ngo bamwe barakuzi, ariko ushobora gusanga hari abakurikiye ubuzima buramya Imana TV ari ubwa mbere. Twagira ngo utangire ubibwira. Yego,
mbere na mbere nshimiye Imana ko yandinze ikakurinda, tukaba twongeye kubona aya mahirwe yo kuganira ku neza y'Imana. Ntabwo ari ibintu dufata nka garanti. So rero uwaba mbonye bwa mbere muri iki kiganiro, nzwi kuri Joshua Ishimwe. Ndi umusore, ndi umukristo, nkunda gusenga, nkunda abantu b'Imana. Imana ishimwe. Urakoze cyane Joshua Ishimwe, wari usanzwe wakira abantu hano ku Buzima Buramya Imana TV Yego. bakatuganiriza, ariko uyu munsi tugize umugisha wo kuba ari wowe ugiye kutuganiriza. Tuguhaye ikaze, ni karibu rwose ku Buzima Buramya Imana TV. Yego, murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza, nubwo njye na famiye yanjye twagize ibyago muri iyi minsi, turi mu bihe bitoroshye byo kubura grameri wanjye, cyangwa se mukecuru ubyara mama. Ni ibihe navuga ko bitoroshye kuko ni nk'aho ari we nari mfite unyibutsa mama, kuko n'ubundi mama we yitahiye kera. Yego. Rero gusa Bibiliya ivuga ko mu bibi no mu byiza dukwiriye guhora dushima. Reka tubanze tukwihanganishe, ngira ngo bamwe barabimenye ndetse babasha no kugutabara, ariko byashoboka ko hari abatabashije kubimenya, ariko turakwihanganishije rwose, kandi Imana igomeze ibahe gukomera mu bihe turimo bitoroshye. Mwihangane kubwo kubura umubyeyi, kandi nibyo rwose, ni ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu bibi no mu byiza dushime. Ntabwo byoroshye, ariko kandi tubasabiye imbaraga no gukomera. Yego, murakoze cyane kutwihanganisha. Biba ari ibintu byiza iyo mu bihe nk'ibi, iyo utari wenyine, ufite abagukomeza, ufite umuntu uguhagarara hafi akagufata ku rutugu akakubwira amagambo agukomeza. Ni byiza, ntabwo bisa. Mbonereho nshimire n'abantu bose bifatanije natwe. Ni ukuri bariyizi, ntabwo narondora amazina yose, ariko nyine bituma umuntu yumva agize imbaraga zo gukomera. Rero Joshua, twemerere utangire ushima Imana, ndetse udufashe utuyobore mu isengesho, kugira ngo iki kiganiro kize kugira ubutumwa gisigira abantu bari buze kubasha kugikurikira. Yego. Reka dutangire dushima Imana. Yego, reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'uburinzi bwawe wadushyizeho, waraturinze, wabanye natwe, kandi by'umwihariko njye ngushimiye ibihe wahagararanyemo n'umuryango wanjye byo kubura umubyeyi. Ntibyari byoroshye, ariko wabanye natwe. Turagushimiye n'abandi bose bari bagize ibyago muri iyi minsi, wabanye nabo, warabarinze, warabakomeje. Turagushimye. Duciye bugufi, utubabarire gukiranirwa kose kuba tugaragaraho mu byo twavuze, mu byo twakoze no mu byo twatekereje. Reka amaraso ya Yesu Kristo atweza dutunganye. Tubonetse muri uyu mwanya w'ikiganiro ku Buzima Buramya Imana TV, wo kuganira ku ijambo ryawe ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa gikristo. Turasenze kugira ngo ubane natwe, Umwuka Wera dushoboze, kandi dusengeye n'abari burebe iki kiganiro, kugira ngo ntabe ari twe, ahubwo ijuru ridutekerere ibyo kurya bikwiriye, biri buhembure ubugingo bwacu. Dushimye Imana ko uri bubane natwe, kandi ukohereza abamarayika n'Umwuka Wera kugira ngo badushoboze, iki kiganiro kize kugira umumaro. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen, amen. Yego. Ni karibu rero, tuguhaye ikaze nanone
kugira ngo utuganirize. yego. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika, n'umugabo w'umunyakuri n'ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sindabona icyo yavuze gihera, ibyo bintera gutegereza nkomeye, ko nibyo ntarabona nzabibona. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sindabona icyo yavuze gihera, ibyo bintera gutegereza nkomeye, ko nibyo ntarabona nzabibona. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika, n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara, ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Oh, ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Imvugo yayo ni ihame, imvugo y'Imana ni ihame pe. Hari umuhanga, sinzi niba namwita umuhanga, ariko ni umuntu twari turimo dusengana, arangije atubwira ijambo ryiza, aratubwira ngo abantu bagira ibigambo ariko Imana ikagira ijambo. Sinabonye uburyo bwo kumubaza impamvu ubusesenguzi bw'iryo jambo yari atubwiye, ariko naje kubitekerezaho hamwe n'umwuka w'Imana, numva nsobanukiwe neza ko imvugo y'Imana ni ihame, imvugo y'Imana ni ukuri, imvugo y'Imana irasohora, ariko imvugo y'abantu nyine hari igihe birangirira mu magambo gusa. Rero izere Imana, twari tumaze kuririmba ngo imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika, ni umugabo w'umunyakuri n'ibihamya birahari, iyo yuguruye ntawe ushobora kugara, kandi iyo yugaye niyo yaba umunyembaraga cyangwa se umunyamaboko ntashobora gukingura ngo abibashe, aha ni Imana yakinze. Rero wowe uzi ko wavuganye n'Imana ni inyangamugayo pe, kuva na kera hose, uhereye mu gihe cya Aburahamu yaramusezeranije, imusezeranya umwana, umudamu wari mu zabukuru, kandi koko na Aburahamu yari yihebye, kuko marayika amusura akamubwira ko azabyara umwana, umugore we yaracuze,
Aburahamu yanze kwihangana no kwifata, aramubaza ati bishoboka bite ko Sara yabyara kandi atakigira mu gihe cy'imihango, yararangije gucura? Ariko ukuntu imvugo y'Imana ari ihame, ukuntu Imana ari inyangamugayo, nyuma yaho yarabyaye, yarasamye, aratwita, ajya ku bise nk'abandi, arabyara, arakikira, aronsa. Uhereye rero muri icyo gihe cy'abasokuru b'Aburahamu, Imana nta muntu n'umwe irahemukira, ntawe yigeze ivugana nawe ngo yivuguruze. Abo mu isi badusezeranya byinshi, ariko ubunyangamugayo bwo kuzasohoza ibyo badusezeranije bikabananira. Hari n'ab'iminsi itenguha bakarwara bagapfa batabikoze, ariko Imana ntirwara, Imana ntipfa, Imana hari n'ababidusezeranya bari mu ntebe runaka, manda zabo zikarangira, ariko Imana ntawayitoye, nta n'uwayamamaje, yisanzeho, izahoraho, mbese manda yayo ntishira. Rero humura, as long as you live, Imana izabisohoza. Rero twari turi gukotinga iyi ndirimbo itwinjiza mu ijambo ivuga ngo imvugo y'Imana ni ihame. Wowe wari ucitse intege, wowe wari ucogoye, wowe wari ubuze imbaraga, wowe wari usubiye inyuma, ni ukuri nagira ngo nkwihanganishe kandi ngukomeze, kuko ineza y'Imana narayibonye. Nanjye hari ibyo ngitegereje, kandi kubitegereza ni uko mfite ibinkomeza. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ibyo yakoze nibyo biduha ibyiringiro byuzuye yuko n'ibisigaye izabikora. Undi arangije arongera atera kandi aravuga ngo dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga bibiri, birenga bitatu by'uko izatugirira neza. Ibimenyetso rero turabifite, kandi ibyo nibyo bidutera imbaraga muri cya gihe cyo gucika intege, muri cya gihe cyo gusubira inyuma, hahandi numva ngiye kubivamo neza, hahandi uba ugeze ku muci. Iyo wibutse aho Imana yagukuye, ukibuka imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, bigutera imbaraga n'ibyiringiro, ugasunika ujya mbere. Rero ihangane, wicogora uyu munsi, ahari bizasohora ejo, wicogora iki cyumweru, ahari bizasohora mu cyumweru gitaha. Ihangane, komera, subira mu bitabo bya mbere, bya bindi byamaze kuzura amasezerano y'iby'Imana yasohoje. Genda ubishake hahandi wabishyize, bishobora kuba birimo muri mari, munsi y'ibintu byinshi warabibitse, uvuga ngo ibi ni ibihamya by'uko Imana yandinze, by'uko yandengeye. Subira muri bya bitabo, muri bya bihamya by'iminsi ya kera, wongera ubumbure za shapitire za mbere, utazi kwambara inkweto, utazi kuziga ugasoza, none dore warambaye, wakoze na graduation, utazi ko uzitwa umugabo cyangwa uzitwa umugore, none uba ufite abakwita mama, abakwita papa. Sohora, genda, subirayo, ugende utore bya bitabo by'imirimo, by'ibihamya wabanyemo n'Imana, hanyuma ubisome. Uravamo ubonye imbaraga zituma n'ejo uzakomera, ugashika mugategereza Imana, n'ejo ubundi umwaka ugashira n'undi ukaza. Kuko ushobora gushakira Imana mu mirongo ya Bibiliya ntuyibone, ariko ni gake washakira Imana mu bihe bigoye yanyuranyemo nawe ngo uyibure, ni gake. Tujye dusubirayo, dusubire muri bya bihe bya kera byatambutse, tuzajya dusangayo imbaraga z'Imana. Imana ishimwe. Reka dusome, dusangire ijambo ry'Imana. Nifuje ko dufatanye kumva uyu munsi, ariko iyo ndirimbo igufasha, byibura nubwo utafashwa n'umurongo tugiye kwiga uyu munsi, ariko nizere ko iyo ndirimbo iri bugufashe. No kuri ubwo ari Data wabivuze, bizasohora. Amen. Yego, ijambo ry'Imana tugiye gusoma uyu munsi, tugiye gusangira, tugiye
tuganira turarisanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo ni uwa 36. Abaheburayo igice cya 10 ku murongo wa 36. Mureke dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuze ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Nimwakire ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo rikomeye, ni ijambo rya nyiri ijambo, ni ijambo ryiza. Buriya ijambo rirakomeye, reka duhere ku ijambo. Ijambo rirakomeye iyo uryizeye, riza ririmo imbaraga, riza rifite imbaraga zirenze ibyigeze bibaho twakwita ko bikomeye ku isi. Reka dufate urugero, uzarebe nta zindi mbaraga zidasanzwe zikoreshwa kugira ngo umusore n'umukobwa bitwe umugore n'umugabo. Ibyo bikorwa n'ijambo. Pasiteri abahagarara imbere, umwe yari umusore yabaga atunzwe n'amandazi, ataha igihe ashakiye, yibera mu kageto ke, ntawe umukurikirana, ntawe umubaza amakuru, nta nshingano ziremereye afite. Umukobwa nawe ari uko, yajyaga mu birori n'abandi bakobwa, agataha igihe ashakiye, akagira ate. Ariko umunsi umwe baraza bagahagarara imbere y'umukozi w'Imana, pasiteri, barangiza akabaturaho amagambo akavuga ngo kubw'ububasha mpabwa n'Imana, kubw'ububasha mpabwa n'itorero, njyewe pasiteri runaka ndatuye ngo nonaha wowe Josuwe na Joyeuse muhindutse umugore n'umugabo. Ni ukuri kw'Imana. N'abantu baba batari aho ngaho batatashye ubwo bukwe, babona amafoto gusa bagahita bavuga ngo ibintu byahindutse. Ubu Josuwe ntabwo akiri umusore, yabaye umugabo. Guhera uwo munsi umva icyubahiro nyine mu mitwe y'abantu bihita byikora. Uwagusuzugura agahita atangira kukubaha, uwajyaga akuvugisha uko ashatse ahita ashyiramo respect nyinshi kubera ijambo gusa. Batuye ku izina ryawe, batuye ku buzima bwawe. Reka dufate urundi rugero. Turabizi, tujya tubibona, twabonye benshi. Ugasanga umuntu mwabanaga muri kampani runaka, mukorana, musangira ubugari saa sita, nyine mwirirwa muganira. Aba ari umuntu nkawe. Bwacya mu gitondo ukumva ngo izina rye ryasohotse kuri Yellow Paper. Mwari muturanye muri karitsiye runaka. Ni ukuri uwo munsi ubuzima buhita buhinduka. Ibyo byonyine nawe ukimara kumva yasohotse mu itangazo, izina rye ryaje kuri ruriya rupapuro, ubuzima bwe buhita buhinduka. Kandi nta zindi protokole zidasanzwe ziba zabaye, ni uko ari ijambo baba bamwatuyeho bakavuga ngo wowe wari Sam, ariko guhera uyu munsi ku mazina yawe hiyongeyeho minisita, hiyongeyeho honorable runaka. Guhera uwo munsi ubuzima bw'umuntu bugahita buhinduka. Rero ijambo ni ikintu gikomeye. Ijambo sinzi uko nabivuga. Ijambo rihindura ibintu iyo rivuzwe n'uwabiherewe ububasha. Natwe rero uyu munsi tuje gusoma ijambo, tuje kuvuga ijambo, kandi iri jambo ni irya nyiri ijambo.
ni irya nyiri ijambo, ni ubuhanuzi, ni ijambo ryavuzwe n'abahanuzi, ni ijambo ryavuzwe n'abakozi b'Imana, ni ijambo ryavuzwe n'abafite umuhamagaro ukomeye batoranirijwe gukorera Imana. Riratubwiye ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Ijambo rirakubwiye ngo ihangane, ijambo rirakubwiye ngo tegereza, ihangane utegereze ibyo ngibyo ubona uri gucamo, nuko uri gutegurwa n'Imana. Niba hari ikintu gikomeye kibaho muri ubu buzima, ni ukumenya umugambi ukomeye Imana igufiteho. Mu bigeragezo byose waba uri gucamo, ukamenya ko, ukaba ubizi ko atari iyindi mpamvu, ahubwo ko ari umugambi w'Imana, harimo gutegurwa n'Imana kugira ngo ibyo yavuganye nawe izabikore, izabisohoze. Ese wenda reka dufate urugero mu buzima busanzwe. Nta musirikare wambikwa amapeti atamanje guca ku ikosi, atamanje gutegurwa. Hari amakosa acamo, hari ibigeragezo acamo, hari ibizamini akora. Ibyo bizamini akaba ari byo bimwinjiza mu guhabwa ya mapeti, mu guhabwa bya bihembo. Ariya mapeti biba ari nk'ibihembo by'ibizamini bikomeye uwo muntu yatsinze, yagiye apasinga, yagiye acaho, yagiye akora kandi akabitsinda. Imana rero nayo ntabwo ijya ipfa kuduha ibintu, iramanza ikaducisha mu nzira zidutegura kuzaba muri ibyo bintu kandi tukabibamo neza. Iramanza ikaducisha mu nzira zidutegura kuzaba muri ayo masezerano kandi tukayabamo neza. Rero niyo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo dukwiye kwihangana kugira ngo nitumara gukora ibyo Imana ishaka, nitumara kuba ba bantu babashije gutsinda bya bizamini byose ducamo muri ubu buzima, Uwiteka Imana izaduha ibyasezeranijwe, izasohoza amasezerano y'ibyo yavuganye natwe, izatwambike imyambaro y'uko tunesheje. Haleluya! Ese wari uri guca mu bigeragezo? Ese wari uri guca mu bikomeye? Byanze bikunze hari impamvu iri jambo ryatubwiye ko dukwiriye kwihangana, nuko duhura n'ibitubuza kwihangana. Imana irabizi, Imana irabizi ko kugira ngo uzabe umugabo, ugire urugo, ugire umufasha, ugire abana, nuko mu minsi y'ubusore hari ibizakugora, hari ibyo uzahura nabyo bigusaba kwihangana, hari ibyo uzahura nabyo bigusaba imbaraga z'umutima, hari ibyo uzahura nabyo bigusaba ugahamya imbaraga z'Imana, ugahamya ineza y'Imana, ugahamya gukomera kw'Imana. Byanze bikunze biba biguteguza ko hari ibyo uzahura nabyo bizakugora. Kandi nanone muri icyo gihe hari stage ucaho, hari ama esikariye ugenda utambuka, hari ibintu Imana igenda ikunyuzamo bikwigisha kwihangana no gukomera, kugira ngo icyo gihe uzaba winjiye mu bisubizo ntuzave ku Mana. Icyo gihe uzaba winjiye ku bisubizo ntuzave ku Mana, ntuzihakane Imana, ntuzihakane iyakurengeye mu gihe byari bigoye, uzakomeze kuvuga imbaraga z'Imana. Haleluya! Kuko dukwiye kwihangana rwose kugira ngo nyuma tuzahabwe ibyasezeranijwe. Mwa basore mwe mwihangane, mwa bakobwa mwe mwihangane. Ese muribuka ko Kristo yenda ari mu nzira yo kuducungura, hari amasengesho yasenze,
bivuze ngo natwe mu gihe turi mu rugamba, turi muri icyo gihe cyo kuba dutegereje ibyasezeranijwe, dukwiriye gusenga kugira ngo duhabwe imbaraga zo kunesha ibitugerageza, duhabwe imbaraga zo kubasha gutsinda ibigeragezo duhurira nabyo muri izi nzira. Haleluya. Yarasenze, akimara gusoza amasengesho ahura na Satani aza kumugerageza. Ese wakwibaza kubera iki Satani yaje kugerageza Kristo, abizi ko avuye mu masengesho, abizi ko ahantu avuye byanze bikunze afite imbaraga zo kwizera? Bivuze ngo natwe Satani ajyaga ibitero. Ntabwo Satani yaterwa nuko wasenza y'ibiri, wasenza y'itatu, wiyirije, oya. Ahubwo muri icyo gihe wahuye n'ibihe byiza, muri icyo gihe uvuye mu bihe byo gusenga, nibwo agutega imitego myinshi kugira ngo arebe ko wacogora. Kuko iyo ucogoye wari uvuye mu bihe byo gusenga, umera nk'uguye burundu. Niyo mpamvu akenshi akunda kudutega tuvuye muri ibyo bihe. Haleluya. Rero dukwiriye kwihangana mu gihe dutegereje amasezerano y'Imana. Dukwiriye kwihangana mu gihe tugitegereje ubutabazi bw'Imana. Dukwiriye kwihangana mu gihe tugitegereje ko Uwiteka Imana atwibuka. Kandi mu gihe wumva wacitse intege, mu gihe wumva wacoboye, mu gihe wumva wasubiye inyuma, ujye usubira muri bya bitabo by'amasezerano Uwiteka Imana yasohoje. Kuko ibyo yatubwiye byose ntabwo tubitegereje, hari ibyabanjije byasohoye. Ujye usubira muri icyo gihe, ugende ufate biriya bitabo ubisome, wibuke ukuntu warwaye Uwiteka akagukiza, wibuke ukuntu muri Covid wari uri mu bari mu kato Uwiteka akagukiza, wibuke inzara wahuye nazo, wibuke ibihombo wagiye uhura nabyo Uwiteka akongera akagutera inkunga, ukongera ugahaguruka akaguha igishoro ugakora. Wibuke ukuntu wakoze aksida ukamera nk'uwapfuye ukabona byarangiye, marayika w'Uwiteka akaza akagukoraho, abaganga bakakuvura, Uwiteka nawe akakuvura, inyama zikongera zigasubirana, ukongera ukaba umuntu. Ujye usubira mu bihe byashize, ubumbure ibitabo by'amasezerano Uwiteka Imana yasubije, usome chapitre zigize ibyo bitabo, wibuke iyo mirimo Uwiteka Imana yakoze. Kuko niba hari ikintu kibi umwanzi adukorera, ni ukutwibagiza aho twavuye, ni ukutwibagiza imirimo ikomeye Uwiteka yakoze mu buzima bwacu. Ibyo bintu bitwambura imbaraga. Ese ujya wibuka ku munsi mubi usenga ugasezeranya Uwiteka ibintu biremereye, ukamubwira ibintu uzakora? Hari ibintu byinshi watuye n'akanwa kawe, ubwira Uwiteka ngo nukora ibi, nunkura aha, nunkiza indwara, nugendana nanjye. Hari ibintu byinshi wamubwiye, ariko yamaze kubikora birangirira hahandi, yamaze kubisubiza birangirira hahandi, yamaze kugutabara no kukurengera birangirira kuri wa munsi. Dusubire mu bitabo by'imirimo Uwiteka Imana yakoze, twongere tubumbure ziriya chapitre zose, dusome, twibuke ukuntu yatugaburiye, twarishwe n'inzara, twarahombanye, twibuke ukuntu yatwambitse, tujya mu birori ari uko tuvuye gutera imyenda. Twibuke Uwiteka ukuntu yaturengeye, akadushakira abaterankunga, akadushyira mu mashuri tukiga, na za graduation tukazikora. Twibuke imirimo y'Imana. Wibuke ukuntu muri famiye yanyu nta bantu bajyaga bakora mariage. Wibuke ukuntu bose babyariraga iwanyu, babyariraga imuhira, nta muntu n'umwe wubaka urugo biciye mu nzira nziza ngo ajye mu mategeko, ajye mu rusengero. Wibuke ahantu wavuganiye n'Uwiteka akakubwira ngo wowe izo karanda zikuyeho, akakubwira ngo azakubakira. Uyu munsi ukaba ufite abana, ufite n'abuzukuru. Wibuke iyo mirimo yose y'Uwiteka.
wibuke iyo mirimo Uwiteka Imana yakoze. None ucitse intege, ubuze imbaraga, ubuze ibyiringiro, uciwe intege n'ibyo atarakora, uciwe intege n'ibyo utegereje ko agusubiza. Twibuke, tubumbure ibyo bitabo, dore byatoye uruhumbu, ibitabo by'amasezerano menshi Uwiteka Imana yasohoje ku buzima bwacu. Ntabwo dushaka kubibumbura ngo twigishe ab'iki gihe, tubabwire iyo mirimo ikomeye Uwiteka Imana yakoze, tubabwire ibyo bintu byose Uwiteka Imana yagiye adutambutsa. Ni shapitire nyinshi ndazireba, ni impapuro nyinshi cyane. Ibitabo bigerekeranye ari byinshi by'imirimo Uwiteka Imana yakoze, ariko twaragiye turabibika. Bimwe byarashaje, bimwe byuzuye ivumbi, bimwe twabitaye aha. Tugende tubikureyo, tubibwire abana bacu, tubibumburire mu ngo zacu, tubisomere abana bacu, tubabwire imirimo y'Uwiteka, kuko nicyo Uwiteka Imana yabikoreye. Kwari ukugira ngo tutazibagirwa iyo mirimo. Erega iyo tuganiriye mu nzira, Umukristo na mwizerwa bari mu rugendo, hari aho bageze bacika intege, ariko icyabakomeje nta kindi, ni uko baraganira bibuka imirimo Uwiteka Imana yakoze, bibuka ibihe bikomeye, bibuka batangira urugendo, bibuka ibigeragezo byinshi bagiye banyuramo, ariko Uwiteka Imana ikabarengera. Natwe mu bihe nk'ibi, aho tubona ibihe bigoye, aho tubona abantu benshi baguye, aho tubona abantu benshi basubiye inyuma, mu bihe nk'ibi nta yindi ntwaro dufite, ni ukubumbura ibitabo, tugasubira mu mateka y'ubuzima twagendanyemo n'Imana, tukabyibuka, tukabiganira, tukabihimbamo indirimbo, tukabivugamo ibisigo, tukabibwira abana bakabimenya, bakamenya ko kuba uyu munsi tubagaburira 3 ku munsi atari ko byahoze, kuba uyu munsi bajya ku ishuri bagiye mu school van atari ko twe twize. Tukababwira ko iyo ari imigisha yuko abasokuruza bacu bitwaye neza, babanye n'Imana neza, ndetse tukabigisha ko kuba imbere y'Imana, gutindana n'Imana, kunywera kuri iyi soko y'agakiza yo kuba mu bihe bizima biramya kandi bigahimbaza Imana, tukabibutsa ko ariyo password y'ubuzima, tukababwira ko ari cyo gihe cyo kubaho neza. Rero dushimiye Imana. Twari turimo tuganira kuri iri jambo riri mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 36, ritubwira ngo kuko dukwiriye kwihangana rwose kugeza igihe Uwiteka azadusohoreza amasezerano, azakora ibyo yavuganye natwe akabisohoza, tugahabwa ibyasezeranijwe. Ese wizeye Imana? Hari ibyo wibutse? Byanze bikunze hari ibyo wibutse, kandi ibyo wibutse nakubwiye ko ari byo biri mu imbaraga zigukomeza, zituma ukomeza muri uru rugendo, ugakomeza kwizera Imana, ugakomeza kwiringira Imana, ukizera ko n'ibisigaye Imana izabikora, Imana izabisohoza. Imana nishimwe. Tubashimiye ko mwabanye natwe, tubashimiye ko mwaduteze amatwi, mukadushyigikira, mukabana natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Reka dusoreze hano, dushima Imana, dusenga Imana kubwira ijambo, kugira ngo ntiribe ijambo gusa. Ntabwo dukeneye ko riba iryacu, dukeneye yuko riba ijambo rituremamo imbaraga n'ibyiringiro, ntibirangirire aha ngaha. Rero n'iri jambo nifuzaga kubasangiza, reka n'ubundi nsubize ijambo Samu. Ndibwira ko Uwiteka Imana ari buriherekereshe imbaraga z'Umwuka Wera, mukagira icyo mutoramo. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane Joshua.
Imana iguhe umugisha ku bw'amagambo meza tuganirije. ndawakiriye. Ijambo ritubwira ko dukwiriye kwihangana kugira ngo nitumara gukora iby'Imana ishaka duhabwe ibyasezeranijwe. Amen. Aya magambo ni meza cyane, ndizera ko umuntu wese wadukurikiye hari icyo akuyemo. Icyo twumvise ni uko icyo Imana yavuganye natwe kugikora byo izagikora, ariko ndaza kugusaba ugaruke gato ku ijambo kwihangana, kuko nasomye ijambo igihe kimwe ngo Abisirayeli ubwo barimo bava muri Egiputa basubira mu gihugu cy'isezerano, Mose yazamutse umusozi ajya gusenga, ariko baza kurambirwa, bananirwa gutegereza, bananirwa n'uko kwihangana, ngo baza kwegera Aroni bamusaba ko ngo ababariza ikigirwamana, abakorera ikigirwamana ngo bakwiye kujya basenga, bajye bagisenga mu cyimbo cy'Imana, bajye bagisenga mu cyimbo cy'Imana. Noneho ukibaza Abisirayeli bari barabonye ineza y'Imana, barabonye imirimo y'Imana, ariko kuko babonye Mose agiye gato, bati ubwo wa mugabo watujyaga imbere agiye dukorera ikigirwamana, bananirwa kwihangana. Sawuli nawe ngo umunsi umwe igihe kimwe yagombaga Samweli kuza kumutambira igitambo, ariko ku munsi wa nyuma aribwo na Samweli yari buze, Sawuli gutegereza kwihangana biramunanira, afata umwanzuro ngo kwitambira igitambo kandi atarabyemerewe, bibabaza Imana. Natwe tujya duhura nabyo kenshi cyane, ikintu cyo kwihangana. Nagira ngo use nk'ugikomozaho gato. Abantu benshi usanga dufite amasezerano y'Imana, tukihangana tugategereza, ariko final ukaza gusanga umuntu ararambiwe abivuyemo, kandi mu by'ukuri yari ageze igihe cyiza cyo gusorezwa amasezerano. Usanga ari iki gituma akenshi abantu tunaniwe kwihangana, ahubwo tugatekereza kwicira inzira aho kugira ngo turindire umugambi w'Imana. Ndabivuga bijyanye na experience y'imyaka mfite cyangwa igihe maze muri uru rugendo rw'agakiza. Si myinshi cyane, rero hatazagira untera amabuye, ko of course buri wese bitewe n'ibyo yaciyemo uba ufite icyo wabwira umuntu. Njyewe mbona ko ari Satani urunguruka akamenya umusaruro uri mu byo twihanganiye, uzava mu byo twihanganiye, tugategereza ineza y'Imana. Yamara kumenya rero iby'Imana iduhishiye, ibyiza biri mu gutsinda icyo kigeragezo cyo kudahemukira Imana no kutayivaho, mbese agasa nk'aho aduteye intege nke, akadutera intege nke mu kwizera cyangwa no mu mibiri yacu, ku buryo ducika intege, kwihangana bikatunanira, kugira ngo atuvutse bya byiza twe tutabasha kureba. Kuko ntekereza ko ahari Satani imenya nawe agira ubuhanga n'ubushobozi bwo kureba imbere yacu hazaza, akaba ariyo mpamvu turwanya cyane mu gihe tuba dusatiriye kwakira ibisubizo byacu. Rero ni nkaho navuga ngo ni topic ndende yagutse. Iri jambo nubwo ari iri jambo rifite amagambo atatu, ariko ni nkaho ari topic yagutse cyane, kuko dukwiriye kwihangana rwose, kugira ngo nitumara gukora iby'Imana ishaka tuzahabwa ibyasezeranijwe. Amen. Biratugora twebwe nk'abantu tucyambaye uyu mubiri kwihanganira ibintu tutazi igihe bizabera. Abenshi bitworohera kwihanganira igihe ibintu tuzi tuzabona mu gihe runaka twabwiwe tuzi. Wenda ukaba uzi ngo ni icyumweru kimwe, ni ukwezi se, ni umwaka. Mbona byorohera abantu. Uzarebe nawe iyo ubwiye umuntu ngo wenda njya mbibona, ukabwira umuntu ati wenda nzakugurira ikintu, ntumubwire igihe, biramugora
kandi noneho nibyo bituma arushaho kugira challenge mu mutwe zo gutekereza impamyi zo kutazabona icyo kintu kurusha uko wari kwicecekera hari ntuzanabimubwira. Rero ni intege nke turemanwe nk'abantu bambaye uyu mubiri, ariko nanone ntekereza ko na Satani ubwe arushaho kugaba ibitero byo kugira ngo atuvutse ikintu cyiza abona Imana iduteguriye, bitewe n'uko we abasha kureba ibyo byiza twebwe tutabizi, kuko Imana yo ku bintu izakorera umuntu wayo ntabwo ijya ishuhaguzwa ngo ikubwire uko bizaba bisa, akenshi biba ari surprise. Niyo mpamvu rero twe ntabwo tumenya uburemere n'ubwiza ibyo bintu bizaba bifite ngo bidutere kugira imbaraga nyinshi zo kwihangana. Satani rero naho ajya dufatira, we aba abizi, akamenya imbaraga akwiriye gushiramo n'ibitera akwiriye kugaba kugira ngo ibyo bintu tubihushe. Twebwe rero kuko tutazi uburyo ari ikintu cy'agaciro, ari ikintu cyiza, ari ikintu gikomeye, nyine tujya tubura imbaraga. Nka buriya Abisirayeli bari baraciye mu bintu bikomeye. Ikindi kintu nakubwira, twibagirwa ibindi byiza Imana yigeze kutubwira, icyo gihe nabwo tugaca mu bikomeye, igihe kikagera bigasohora, ariko tujya twibagirwa ibyo bihamya. Hari umuririmbyi waririmbye ngo dufite ibihamya bituma duhora tukwizera. Imyaka irashira indi igataha, ariko Kristo ntujya uhinduka, ko kwizera bidukoze isoni. Haleluya, Amen. rero ariko reka tukaririmbeho. Kwizera n'ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazasora, niko kuduhamiriza ibyo tutabona, tukabibonera kure tukabyiringira. Amen. Tukabibonera kure tukabyiringira. Dufite ibihamya by'ibyo wakoze, bituma duhora tukwiringira. Amen. Imyaka irashira indi igataha, ariko Yesu ntujya uhinduka. Kukwizera ntibidukoze isoni. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Dufite ibihamya, Yeah. tujye dukomera, cyane cyane nk'abajene bikunda kubaho, Imana ikaba yaravuganye nawe ikintu, yarakubwiye ko izakugirira neza, yarakubwiye ko izakurengera, wagera ahantu ukahura n'ibitero bya Satani, hanyuma wahura n'ibitero bya Satani ukarwana, ugasenga, ugakoresha kuka gake ka nyuma. Yeah. Satani akenshi rero iyo ugeze kuri iyo point, kuko we abasha kureba iby'Imana iduhishiye uburyo ari byiza n'ukuntu biremereye, ajya azana ibya pirate bisa na bya bindi Imana yakubwiye. Yeah. Bikarangira ushutswe na bya bindi bya pirate Satani yagupiratiye, akaba ari byo ufata. Yeah. Tujye twihangana tugeze ku mperuka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Ambassadors bigeze kubiririmba baravuga ngo ibyo unyuramo biruhije ni iby'igihe gito, ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana. Haleluya. Amagambo twigishije rwose anejeje umutima wanjye. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Bivuze ngo ibyo tunyuramo
ntibikwiriye gutuma dutakaza kwihangana kwacu, ahubwo twihangane kandi dukore iby'Imana ishaka kugira ngo tuzahabwe ibyasezeranijwe. Bivuze ngo ibyasezeranijwe byo kubihabwa tuzabihabwa, ariko biradusaba no gukora iby'Imana ishaka. Joshua, Imana iguhe umugisha. Byari byiza kuganira nawe, tuganije amagambo meza, kandi ndahamya ndashidikanya ko umuntu wese wakurikiye iki kiganiro hari icyo iri jambo rimufashije, kandi ngira ngo uzongera ugaruka utuganirize. Iri ni ijambo rinini utavuga mu mwanya muto nk'uyu nguyu, ariko mu by'ukuri uzongera uze utuganirize, twongere tuganire n'ubundi ku buzima buramya Imana TV. Nakagaruka n'ubundi icyo twiyemeje ni ukuvuga ubutumwa bwiza, niwo murimo wacu. Tugomba kuvuga ubutumwa bwiza kandi tukabugeza kure hashoboka, kuko nicyo Kristo yadusabye, kugera ku mpera z'isi. Nyemerera rero n'ubundi uraza kudusengera, usengere n'abantu bose bakurikiye iki kiganiro, kugira ngo ubasabire n'imbaraga. Byashoboka ko hari uwakurikiye iki kiganiro yaratakaje ibyiringiro, kwihangana byari byanze, yarategereje akavuga ati igihe nategerereje kirahagije, reka nicire inzira, ariko akaba agize umugisha wo gukurikira iki kiganiro. Ngira ngo nawe uraza kumusengera, usabire abantu bakurikiye ubuzima buramya Imana TV imbaraga kugira ngo tubashe kunesha, kuko ngira ngo kwihangana ni imwe mu mbuto z'umwuka wera. Umuntu ufite umwuka wera buriya kwihangana birashoboka, ariko udafite umwuka wera biragorana cyane. Imana iguhe umugisha rero, twaguwe neza, twanyuzwe n'ijambo ry'Imana, kandi Imana itwongerera imbaraga. Ugiye kudufasha rero gusenga usabira imbaraga umuntu wese ukurikiye iki kiganiro wari ugize gucika intege, wumvaga ko birangiye, kugira ngo Imana yongere imwongerere kwihangana. Reka udufashe gusengera abo bantu. Yego inshuti bakunzi b'ubuzima buramya Imana TV, rero reka dusenge tubasabire umugisha, kugira ngo umwuka wera arusheho kwagurira ijambo muri mwebwe. Reka duce bugufi dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro, wadushyigikiye. Dusomye ijambo ryawe mu Baheburayo ritubwira ngo kuko dukwiriye kwihangana rwose tugakora iby'Imana ishaka, kugira ngo nyuma yaho tuzahabwe ibyasezeranijwe. Dusengeye abantu bari bakurikiye iki kiganiro kugira ngo bahe imbaraga zo kwihangana. Pawulo yaranditse ngo ngerageza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere. Hari igihe umuntu aca mu bigeragezo bikamugora, bikamukomerera. Rero dusengeye abari bakurikiye iki kiganiro kugira ngo bahe imbaraga aho umwanzi Satani yarakomeje kubagabaho ibitero, kugira ngo bakomeze inzira, bakomeze bihangane, bakomeze bakore ibyo Imana ishaka. Mwami, kugira ngo amasezerano yabo nasohora azasange bakiri mu byizerwa. Natwe rero abari kuduha umugisha, abari kuduha imbaraga, abari kuturemamo ibyiringiro muri uru rugendo, kugira ngo dukomeze twihanganire muri izi nzira. Turashima ko hari ibyo wakoze ku buzima bwacu, ariko hari n'ibyo dutegereje, kandi dukwiriye kubitegereza twihanganye. Dusabiye umugisha abarebaga iki kiganiro, ubahe umugisha, ubahe imbaraga, ubongera intege mu bugingo. Ubwo Kristo azaza, azasange tukiri maso kandi twiteguye kuzahabwa ikamba ritangirika. Ngaho icyubahiro ni icyawe. Samu umuhe umugisha, Data umwagurire imbago, umugirire neza, kandi ni ukuri ubwiza bw'Imana bukomeze bwake kuri we, bwake ku ruhanga rwe. Ngaho turagushimiye, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Amen. Turabashimiye rero mwese mwakurikiye ikiganiro cyacu. Twongera kwibutsa ko ubaye ari ubwa mbere ukurikiye ibiganiro by'ubuzima buramya Imana TV, ukande kuri subscribe kugira ngo ubutaha nawe ibiganiro bindi ntibitazagushicika.
kandi ndetse ukande kuri like nimba wakunze ijambo ry'Imana twaganiriyeho, utange komenti. Ufite n'igitekerezo ushaka kutugezaho ushobora kukiduha unyuze kuri iyo numero iri hasi, yaba inyunganizi yaba igitekerezo byose turabyakira. Mwese Imana ibahe umugisha, kandi iki kiganiro wagisangiza n'abandi, inshuti n'abavandimwe nabo bakumva ubutumwa bwiza. Turabashimiye mwese rero, nakagaruka ku Buzima Buramya Imana TV, naho ubutaha. Amen. Yego. Joshua, Imana iguhe umugisha. Yego ndawakira. Wakoze cyane kubana natwe, wakoze cyane kutuganiza amagambo meza. Amen. Turizera ko kandi n'ubutaha nabwo uzongera ukagaruka kuri kamera. Yego. Ubuzima Buramya Imana TV.